ubu uyu munsi igihugu cyacu gitewe, retirees turi hanze n'abara bacyuye igihe, mu masaha atarenze 8 cyangwa 10 twaba twabonye inshingano twebwe abasaza, yadushyira muri pozisiyo z'igihugu zose tukazinjiramo, tugakaba ibyo bita gukaba. Bariya batoya bari active bagasohoka igihugu, na wadusohora mu ndaki, kubera ko twebwe ubwo turi abasaza. Ubundi impamvu abantu bava mu ndaki, abatoya iyo barasumbirijwe n'umuriro wa haduyi, agira n'umwakana kavuga atari kuwakwiruka aduyi sinamusiga. Ariko abasaza twebwe twagiye muri iriya myobo ariyo ndaki, na wadukuramo kubera ko ubuvuga uti simbasha kwiruka nisubira inyuma baramfata, ugwa hariya rero kandi ujya kuhagwa aduyi wateye wamurangije. Murakoze cyane. Nyakubahwa First Lady, banyamuryango ba Unity Club, nyakubahwa First Lady, nabaza kubashimira ku mwanya mwaduhaye wo kugira ngo dusangire n'abanyamuryango ba Unity Club kuri aya mateka Sandrine amaze kutubwira. Amahitamo yacu afite imizi kandi miremire, ashingira ku rugamba rwo kwibohora rwatangiye mu 1990, kurutegura ni nyumaho, ariko gutangira muri 90. Ayo mahitamo kuri igihe wicaye hano cyane cyane niho nayashingira. Ashingira rero ko twatangiye duhitamo neza. Nyakubahwa First Lady, ndabashimira ko hano hari urubyiruko rwinshi narwo rugomba kumva ayo mateka kugira ngo rujye ruhora ruhitamo neza. Guhitamo neza kwacu byari bishingiye ku buyobozi, guhitamo ubuyobozi bwiza kandi bwatanze icyerekezo. Shimishwe nuko tugiye gutanga iki kiganiro tumaze kumva ubushakashatsi Honorable Minister Bizimana amaze kutubwira. Ibi byose amaze kutubwira ndetse n'ahasoreje nta wundi muti ni ubuyobozi. Ayo mahitamo rero yacu ashingira ku buyobozi. Muri 90 rero urugamba rwo kwibohora rutangiye, RPF maze guhitamo ubuyobozi buyobora urwo rugamba. RPF yari ifite umutwe w'ingabo ariwo RPA. Byari ngombwa rero ko abo bantu bategurwa bihagije, abara barwanaga urwo rugamba ndetse n'abari inyuma b'abanyamuryango. Tugira amahirwe rero, tugira ubuyobozi bwiza uko bwagiye busimburana. Ndibanda cyane kuri 90 itangira no mu kwezi kwa 10, afana amaze kugera ku rugamba. Yateguye izo ngabo arizo nabarizwagamo, ategura izo ngabo kandi azitegura neza. Arazitegura ndetse aziha n'ubutumwa muri 92 aho yazisuraga mu Karange. Buriya nyakubahwa First Lady, abari hano umukuru navuga ikintu bana bari hano mujye mumenya ko icyo kintu kizaba. 92 afande aho yabwiraga ingabo zari mu Karange, yaratubwiye ati izi ngabo nizo zaba umusingi mpinduramatwara mu gihugu cyacu. Aratubwira atari kugira ngo ibyo bizashoboke, ibikorwa dukora bigomba kudutandukanya nabo turwana nabo. Ati ni waba uvuga ko urwanya akarengane, urwanya ivangura bikakuranga, ukumva ko kandi nawe urwanya uwo murwana. Ati ahubwo ubwo waba uraho udakwiye kuburi. Ndetse iyo mubona ruswa irwanywa uyu munsi, muri iyo message yafande icyo gihe, munyumve neza abari hano batabizi bamwe nk'abatoya, abantu mwese mukunze kumva fande. Ibingira na fande, runaka na fande, ariko iyo tuvuga fande niwongereho irindi zina, tuvuga fande nyine niwe tuvuga. Kuko we afite izina rye, ariko abandi turi bafande, kandi buriya bafande mu gisirikare ni benshi.
guhera kuri koporo, uri munsi ya koporo amwita fande, uri munsi ya sajenti amwita fande. Iyo dushaka rero kuvuga fande kugira ngo wumve fande, ni afande wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo rero byatuzanye izo nyigisho yaduhaye n'uburyo yatuyoboye n'uburyo yatanze icyerekezo, byadushoboreshe kurwana urwo rugamba rwo kubohora igihugu cyacu cyari ku ngoyi. Simbisubiramo, Honorable Minister Bizimana yerekanye ibyari bihari byatumaga urwo rugamba ruba. Mu gusoza urwo rugamba, kandi sibwo bwa mbere twari dukoze izo mpinduramatwara, n'ahandi mu bindi bihugu by'amahanga twari twarazikoze, byaje bwa butegetsi bubi twabonye hano bwashoje bukoze genocide yakorewe abatutsi. Iyo jenoside nayo amahanga yatereranye b'abanyarwanda ya myaka yose, kumara imyaka hafi 30 bari mu buhungiro, nino yatereranye abanyarwanda mu gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi. Biba ngombwa ko nabwo afata ikindi cyemezo. Ndavuga afata ikindi cyemezo hataza kugira uwumva nabi ngo ariko kuki uvuga we gusa, ninde se wundi? Burya ikintu cyose kigira ukiyobora. Umuryango ugira uwuyobora. Niyo ugiye no mu nyamaswa ziri muri pariki y'Akagera zigira umutware, ariko twebwe abantu, mvuze RPA, twari dufite umuyobozi, niwe mvuga. Yafashe icyo cyemezo rero, agaba ingabo, imitwe y'ingabo zari za RPA, guhaguruka tugahagarika genocide yakorerwaga abatutsi, amahanga arebera. Yigeze no kuvuga ijambo rikomeye, ngira ngo twashyinguraga abazize jenoside yakorewe abatutsi, aravuga ati iyi si nta mbabazi igira. Iyi si nta mbabazi igira ko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda isi yarareberaga. Mu guhaguruka rero muri za nyigisho, muri bwa burere uko yaremye izo ngabo, ayo mabwiriza aratanzwe. Guhagarika jenoside ni ikintu gishya kuri twe cyari kituguye hejuru. Amabwiriza yari ngo dore ishyano rigwiriye igihugu cyacu, komandazi muyoboye ingabo mugomba gufata ibyemezo byo gukontrolinga ingabo muyobora, hatagira umusirikare urenga kugira ngo yihorere. Nyakubahwa First Lady, banyamuryango muri hano, buriya niba hari ikintu gikomeye ku isi, jya mubona mu mahanga ukabona ngo Amerika, ngo Perezida wa Amerika ngo yahamagaye ngo umuntu runaka ngo yamuhaye igihembo, sinzi uko babyita amazina, ariko niba hari umuntu ukwiye kubona igihembo kuri iyi si, ariko abantu batakimuha, Imana izakimuha. Mutekereze umuntu ufite imbunda yuzuye amasasu, uraje usanze umuryango wawe wose, iso, mama wawe, abavandimwe bawe bari aho bishwe bose, ababishe cyangwa abishe ari aho ngaho. Ufite ubwo bushobozi nawe bwo gukora ibyo bakoze, nukora icyo kintu. Banyamuryango ba Unity Club bari hano, rubyiruko ruri hano, icyo kintu mujye mucyumva, mugikoreho ubushakashatsi, mumenye ngo ni iki habaye iki. Nahoze nicaranye na Professor Mutesa hariya, ngira ngo aza gutanga ikiganiro cye tubiganira, arambwira ngo natwe abari muri urwo rugamba dukwiye kuzakorwaho ubushakashatsi kubona icyabidushoboje. Ariko Mutesa nunaza nta kindi cyabudushoboje, ni umuyobozi mwiza. Iyo tutagira umuyobozi mwiza ntibyajya gushoboka. Kandi ababishidikanyaho cyangwa ababyibazaho, mwibaze genocide iba iyo tugira umuperezida muzima, tukagira, kuko iyo ufite umuperezida muzima ukagira umuyobozi muzima, uba ufite ingabo nzima, uba ufite abadepite bazima, uba ufite abapolitisi bazima, uba ufite abantu bose bari bazima. Iyo umuyobozi ari muzima n'abandi bose bari bazima, iyo arwaye afite ikibazo n'abandi bose baba bagifite. Honorable Minister Bizimana, ibi byo uvuga aha ngaha byose, hatari ubuyobozi buzima ibi ntabwo byashoboka. Hatari ubuyobozi buzima ntabwo ingabo zabaho.
mutekereza RPA yarwanaga twari abana n'uwatuyoburaga n'afandi yari umwana. Nahoze numva hano Bizimana we yavugaga 39 40 ngira ngo afari icyo gihe agomba kuba yarafite nka 33. Ariko wumva umuntu ufite imyaka 33 kubasha gukontorora isi yose akayigira ati akafata ikintu cyananiye isi akaba ari ugikora, ugakontorora abandi nabo abo kontrol nabo n'abana nkawe n'umwana wayoboraga abandi ufite imyaka 24 n'itanu n'itandatu. Ngira ngo mukuru twabaga dufitemo bari baretindugute baga bafite nka 40 ngira ngo abo nibo babaga ari bakuru, ariko akabasha kubikora kandi akabikora neza. Ibyo rero nibyo byaduhaye ayo mahitamo kuba twarahisemo tugahitamo neza tukagira umuyobozi umeze atyo, yaduhaye umurongo bituma tubasha rwa rugamba rwo kwibohora, tubasha guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi kandi abasirikare bacu batihoreye. Nyuma y'ihagarikwa rya jenoside hakurikiyeho byinshi, kubaka igihugu cyari cyarasenyutse kitakibaho, nabyo byashabaga ubundi buhanga. Jya nibuka babaye ba minisitiri wa mbere ngira ngo imodoka zo bagenderagamo zimwe zabaga imbohozanyo zabohojwe hano, hari n'uwo yigeze kwakiraho umuriro hano ngira ngo ni Leti Pio Mugabo niba nibuka neza, irashya kubera ko yari ishaje. Ariko abo bantu bararemwa bagira ubuyobozi bubarema bavamwe bitangaza. None turabona aba minisitiri babakomokaho babana, kuko bari aba Honorable Minister of States babiri, umwe ngira ngo n'uwo muri siporo, uwundi ngira ngo no muri IT ndetse n'abandi, abo se sabana bakomotse aho ngaho. Niyo nayo mahitamo yacu kubaka rero igihugu kitariho, byaba mu buryo bw'ubukungu, byaba mu kunga abanyarwanda, byaba mu kunga ingabo zarwanaga. Ibyo byose byari bifite umuyobozi wabikoraga. Mumenyerera we yayoboraga bari bantu, natwe twari bato tukaba n'abaturage, nabyo mubimenye twari abaturage. Ibingiraho navukiye mu mashyamba, niho iwacu twakuriye mu nka, nisanga ni mu modoka 30 hano, kuko nari brigade commander afite convoy y'imodoka 30. Uva kuvuye mu ishyamba ukaba ufite imodoka 30, zimwe zirakujya imbere izindi zirakujya inyuma zikwescotinga, wumve ibyo wakabaye ukora. Ariko agira ati twese adushyira ku murongo, aratwigisha, ukagira ngo tuvuye mu y'amashuri mpuzamahanga mu gihe gito igihugu kiratungana. Umva rero ayo mahitamo niyo twakoze kandi nayandi numva yaturitira ayo ngayo. Nyuma y'ibyo ngibyo nsoza rero kuri iki kiganiro cyo warumbajije, mwibuke ko muri iyo process yo kubaka ibyo twazanye ingabo zarwanaga turavanga. Icyo cyabaye ku mugaragaro, bikiba abacengezi babaradutse, abacengezi baca ibintu hano aho mwibuka neza ba hafi, ngira ngo Ambassador Mutsindashyaka arabyibuka, abacengezi bari ku kirenge bafata imodoka minibus ku kirenge ni hano muri Rurindo, minibus bagasohoramwo bati abahutu ni musohoke, abatutsi ni mugumemo, bakayikinga bakayisukaho essence bakayitwika. Nguva abacengezi ibyo bakoraga. Ariko nanone akabasha kumaneginga uko turwana iyo ntambara y'abacengezi kugira ngo tuvangura abaturage n'abacengezi, tubashe gukemura icyo kibazo cy'abacengezi, nacyo kirarangira birakomeza. Ndetse n'ubu ngubu nabo bari muri FDLR. Kanange urugero rumwe nyakwa First Lady gwerekana ibi byose byo mwagiye mubaza Honorable Bizimana yatwerekaga, bagiye babaza aba basubizaga mu kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Hari n'abavuga bati jenoside bazongera bayikore. Ariko kadufata urugero rwa Unity Club uko yicaye ahangaha, nanjye kuba First Lady nk'umuyobozi wayo mukuru, twirebe uko twicaye muri ya moko twibonamo, ninde utayibonamo hano. None se igihe cya MRND cyangwa cya Parimehutu kuki yatabayeho Unity Club? Nguno rero abantu bicare batyo, katuhave tujye mu ngabo. Umugaba mukuru w'ingabo ari hano, uko zubatse uyu munsi, umugaba mukuru w'izi ngabo yahera he? Izi ngabo uko zubatse uyu munsi ko muzibona, ninde munyarwanda utazibonamo? Umukuru wa polisi nuko, n'izindi nzego z'umutekano. Inzego rero ukuntu ziba zubatse, ibyo bijye bigarantinga abo bakivuga ayo magambo
ngo hakorwe ishyano nk'iryakozwe mbere abari kuzibara ariko iryo ryararangiye kandi ryarangiranye n'igihe cyaryo. Ndatanga urundi rugero nabaha muri 2016 nayoboraga umutwe w'inkeragutabara nyakubahwa Fani yari yaramaye izo nshingano. Noneho hari umukoroneri wari uvuye muri FDLR Honorable Valère araza kubivugaho atashye aba activated mu ngabo z'u Rwanda ahabwa kuyobora imwe mu ntara z'u Rwanda. Bukeye mu magazine twagomba kugira inama nka saa 4 za mu gitondo aza kumamagara arambwa atafande umbabarire ndatindaho ndaza kuza natinze kuko ngiye gutwara umwana ku kibuga cy'indege. Nabuze se umwana mutwaye hehe? Atagiye muri Amerika. Agiye gukora iki se? Atagiye kwiga. Shaka ko nkuzi ko n'amafaranga ugira ukuye amafaranga atwara umwana muri Amerika kujya kwiga. Ako kantu mukumve maze mu gacomparing na za leta twavugaga zavuyeho. Arambwira ati yabonye buruse. Buruse yari yabonye ni za zindi za presidential scholarship. Noneho ndamubaza nareko sha nurumva ko leta zirutanwa ndi generali ndakuyobora uvuye muri FDLR uwangiye yayibuze none uwawe warayibonye. Ansubiza ikibazo cyiza cyane avuga ururimi rwo mu majyaruguru hari rw'ikirere. Arambwira atafande ati leta nirenganyaga. Icyo kintu cyonyine ucyumve noneho ukomparinga na za leta zavuyeho ari wowe Sandrine wambaje iki kibazo uri muri iyo kategori wa report inzu uvuye mu nkotanyi muri 91 cyangwa na 2 tukirwana ukaripotinga bajyaga guha umwana w'iyo scholarship bakarekuwa Bizimungu wayoboraga izi ngabo. Icyo rero ndagira ngo giyewe icyo ngitange nka kimwe mu bintu meraho n'ibindi byinshi bihari kigaragaza ko guhitamo kwacu kutatubeshye ari nacyo nsorezaho kuko cyaradufashije. Nagira ngo nyakwa Fasaledi mbashimire kuri ayo mahitamo yacu iyo twakoze kandi nsaba abanyamuryango wa Unity Club nitutazahora duhitamo gutyo kizaba ikibazo gikomeye cyane. Ariko kubera ko utaza kongera kumbaza hari assignment twahawe ndaza kongera kubabaza General. Nagira ngo ndangirize rero kucyo nyakwa Fasaledi yaduhaye atubwira bya bishashi. Yatuga ati ibishashi abantu babaye ahantu borora inka mu mafamu abazi ibyo mafamu cyangwa se abantu ba RDB bari hano muri National Park. Famu iyo hari izuba zirashya kugira ngo famu yawe rero idashya uracirira. Gucirira ntabwo ari gucirira imbwa. Ufata famu yawe ugacamo nk'umuhanda ku buryo hari yuriya natwika ibishashi bitari bwambuke ngo bigire bite bize hano. Abo barutwitse rero turabafite duturanye nabo barahari kandi nta gihe batifuje kudutwika. Ariko nanone wa muyobozi yagiye aduha uburyo bwo gucirira. Turacirira ku buryo buri gihe batwitse bya bishashi ntabwo byambuka. Ariko uko ducirira nibava kwizima bo barakomeza. Ubwo rero birasaba urubyiruko rwacu kugira ngo wa muharuro twaciye ya trench twashyizeho kugira ngo bya bishashi bitazambuka mukomeze mu buharure mukomereho kugira ngo ibishashi bijye bigarukira hakurya bye kwambuka hano. Niki twakora kugira ngo dusigasire ya mahitamo y'ubumwe n'ubudaheranwa? Nakoze cyane nyakwa Fasaledi ngira ngo kuri iki kibazo cy'urubyiruko rwacu umbajije nka General Retired Ibingira iki kibazo kiranyorohera kugisubiza. Turi ku rugamba guhera 9 kugera 94 niyo dukunze kuvuga ariko intambara yarakomeje. Uko twibonaga icyo gihe kugeza muri
na 2023 muri teyaringa twumvaga nta muntu wadusimbura, twumvaga turi bitangaza, kuvuga utari kubona hari iki gihugu cyabaho. Ariko imyaka 2 igiye kurenga maze hanze, ngira ngo murabizi ko iki gihugu n'urukwavu ruvuye mu kindi gihugu rukinjira mu Rwanda, kugira ngo aho ruvuye rusubireyo bisaba ikibari cy'u Rwanda, urukwavu ubwarwo. Ibyo rero bivuze ko ikintu gikomeye buriya gikomeye muri iki gihugu, inzu za kera cyangwa n'iyi twicayemo igira inkingi bita inkingi ya mwamba. Simbivuga kubera ko ari umusirikare, kandi burya nawe uva mu gisirikare, igisirikare niyo nkingi ya mwamba. Burya igisirikare, aya mahanga yose atuniga yitwa ngo arakomeye, adafite igisirikare twayavogera. Ariko igisirikare gikomeye kizima kiyobowe neza, u Rwanda ngira ngo ibyo murabizi, kandi igisirikare kigirwa n'urubyiruko. None rero giye mpamvu nafite impungenge y'urubyiruko, igisirikare dufite uyu munsi, inzego z'umutekano dufite uyu munsi zigizwe n'urubyiruko. Ejo bundi mu bushakashatsi RGB yakoze yabahaye 92% by'icyizere abanyarwanda babafitiye. Ubu ni urubyiruko. Cya kabiri, ikitanira impungenge ku rubyiruko, yewe nzagira impungenge, ntabwo ndabimenya, ubundi iyo umuntu yagiye muri retirement yivugira ibintu uko abyumva, ntabwo ndamenya wenda ikindi gihe, ariko igihe afande gifite u Rwanda nta mpungenge y'urubyiruko kuri igihe umbajije kuri igihe nta mpungenge y'urubyiruko. Ibindi bizaza nyuma simbizi, kuko icyo gihe yenda nzaba ndi mu kagare, ngendera mu kagare, cyangwa se nzaba narapfuye, ariko muri iki gihe nta mpungenge y'urubyiruko mfite. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, nihuta urubyiruko muri iyi nama tuba twagize amahirwe tugatumirwa, nyakubahwa First Lady akadutumira, kuko hari abanyamuryango ba Unity Club bakuru, hari abatumirwa turi hano, nanjye ndimo. Urubyiruko rwacu hari izi mbuga nkoranyambaga ziriho abantu babi n'abeza bariho, ariko hariho abantu babi. Hari bamwe muri twe bari banazwi, batatiriye igihango, batuvamo, bigira ikintu utamenya, ibintu biri aho ngaho by'ibinazi gusa. Cyo kora babona ibizirano byiza bitwa ibigarasha, baragenda bajya mu rubyiruko. Ubu niho basigaye bajya muri izo mbuga, bagatukana, bagatuka fane, bagatuka RDF, bagatuka inzego zose, bagatuka ikintu cyose, ariko bizajya bigarukira kuri biriya bitutsi, nta handi bazajya barenga, kuko nizo mbaraga bafite. Ndetse bakitiranya n'ibintu, ubwo ndabwira urubyiruko, kubera ko baranarushuka ngo barutware ngo bajye no ku rugamba. Impamvu RPA yarwanye igatsinda urugamba yari ifite impamvu, yari ifite cause idashidikanywaho. Iriya ntambara yararwanwa n'abasore, irwanwa n'inkumi, irwanwa n'abagore, irwanwa n'abagabo n'abakecuru. Kambaho impamvu, abo bamwe bagenda niyo bavuga kuri aya maradiyo, ugeze kumva Kayumba aclaiminga rank, ngo ubutabera bwo mu Rwanda ngo bwamwambuye rank, ngo kandi rank yarayirwaniriye. Tindi warwaniriye rank. Katumaze twibaza ikintu kimwe, ubu afande ari muri Amerika yiga, bagenzi be bose baguye ku rugamba, nta n'umwe ukiriho, agata amashuri, kandi yagiye muri Amerika nk'umunyamahanga, nagaruke muri cya gihugu akaza ku rugamba azi ko bagenzi be bapfuye, yaraje gushaka ubwa perezida. Bagenzi be bapfuye bose arabizi ko bapfuye, ariko ata Amerika igihe twebwe bamwe muri twe tugeze aha ngaha twagiye muri misiyo twidekarara tukabimunze. We rero yarafite chance yo kwidekarara nagaruke, yarafite n'iri chance yo kuva muri Amerika akagaruka akajya mu gihugu cyari cyamwohereje cya Uganda, akakomeza kibira umugande. Ariko yafashe inzira zayirukangaza ku rugamba kuza mu rupfu. Njya mugereranya, buri hari ibintu bibiri bikomeye ku buzima bw'abana babyo. Nyakubahwa First Lady, mumbabarire kugereranya ababyeyi bacu n'inyamaswa.
ariko buriya ikintu cyitwa umumama n'inyamaswa yitwa imbogo biteye kimwe. Mumbabarire gutanga urwo rugero ndaruvuga. Imbogo yabyaye ifite inyana yayo cyangwa se icyayo, kuko nabaye mu mashyamba ndabizi. Kugira ngo uzice icyayo utarayica, ugomba kubanza kwica ya mbogo nyina w'iyayo, ukica iyayo. Abagabo uko twicaye ahangaha agenda Honorable Valera ari umudamu wanjye, dufite umwana hano w'uruhinja, hakagira igitera hano kiza kutwica, nkabona aho nyura hagiye singaruka, ngenda ngiye. Ariko Valera ashobora kwirukanka, yagira hakiruka umwana aragaruka akaza bakamutsinda hejuru y'umwana we. Nibyo afande yakoze. Nibyo yakoze. Yavuye muri Amerika araza aravuga ati ngiye kugwa hejuru y'iwacu. Dutaha rero icyo gihe muri 90 aba bajya baklayiminga ngo rank, bagaklayiminga ngo twakoze ibi. Dutaha muri 90 na waruje gushaka rank, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ubutegetsi, ntabwo ari ibyubahiro, ntabwo ari uruzinduko, cyari kubohora igihugu cyacu cyangwa tugapfa. Kandi byarabaye kuko bamwe barapfuye, abandi barakomeka burundu, abandi bakomereka byoroheje, abandi bagira amahirwe. Ariko icyo twashakaga ni igihugu cyacu, ndetse twagiraga n'imvugo ngo tunataka inchi yetu baadaye tuijenge. Turashaka igihugu cyacu, nitumara kukibona tucyubake. Ntabwo twashakaga igihugu ngo nitumara kukibona ngo kitwubake. Igihugu ni cyubaka umuntu, umuntu ni we wubaka igihugu. Urubyiruko rwacu rero nicyo tubasaba, kugira ngo mumenye ko iki gihugu ari nacyo nsorezaho, ndasoreza ku murage. Turakuze, twarababyaye. First born wacu afite imyaka 31, ndavuga umwana wavutse tariki 4 mu 1994. Uwo niwe first born wacu, afite imyaka 31 ubu ngubu. Umwuzukuru cyangwa se niba ari last born afite umwaka umwe, n'uwo muri 2025. Ariko umurage mw'abana mwe twebwe twabasigira, ni ukuvuga ngo aba banyamahanga cyane cyane abazungu, ubona hari uruherekane iyo bakora ubucuruzi mu muryango, akakubwira ati iyi business ifite uyu munsi ni ibisekuruza nka 3, bahererekanya ubwo bucuruzi bwabo. Natwe umurage twumva kandi ari wafanda twifuriza, kandi ari yatubwiye inshuro nyinshi, turaraga abana bacu ubuyobozi bwiza. Buri gihe mujye muharanira ko tugira umuyobozi mwiza. Umuyobozi mwiza azaturinda amoko, azaturinda amacakubiri, azaturinda akarere, azaturinda kugira inzego zijenjeka, azaturinda kugira inzego zigayitse. Uwo niyo mahitamo twahereyeho, ni nawo murage twebwe twifuriza urubyiruko. Abakuru nabo aribo nsorezaho, tureke kwishajisha nabi uko turoga abana bacu, kuko ingengabitekerezo tubona mu bana batoya nta handi ituruka muri twe. Ndagenda ngatangira kubwira abana banjye, dore uko data yapfuye, dore uko byagenze, dore bamwishe. Ayo matiku yose ngenda ndunda mu mwana, ndimo ndamwica. Ariko uko wica umwana wawe umenye ko uzishajisha nabi. Niba hari abasaza bashaje neza muri iyo region turimo cyangwa abakecuru mu Rwanda, ndatanga urugero. Bariya babyeyi nyakubahwa First Lady mwubakiye mugashyira hamwe, bamariwe abana babo, mwabiswe intwaza nabo. Bariya babyeyi nubwo tudafite ubushobozi bwo kubagarurira abana, ariko kiriya gikorwa mwabakoreye, niyo mpamvu batwibonamo twese, bahereye kuri mwebwe nyakubahwa First Lady, natwe bakabona nubwo batakaje abana, ariko barabona ko bashaje neza. Niko twakwifuza gusaza. Ariko murashaka ngo tuzasaze twirukanka tujye kugwa mu mashyamba nk'abo bahoze batubwira? Kuko uko dukora nabi, impinduka iyo zibaye mbi, tuzasaza twiruka. Kandi twebwe abasaza nitwe tuzapfa vuba. Ikindi, ubu koko murabona abasaza turaha n'abakecuru dusigaje igihe kingana iki cyo kubaho, ko tugiye gupfa mu gitondo, imyaka yacu yo gupfa irarangiye. Mwaretse tugasaza neza, ibingira yapfa bagenzi banjye bo twabanye bakamvuga, bakamerekeza, bakantwara Kanombe, bakanshyingura, nkarasirwa amasasu kubera ko ndi umusirikare, na musivili warasirwa amasasu, ariko umusirikare wararase. Bagenzi banjye bakamerekeza ngataha neza. Ariko ubu mwaba bagenzi bacu bapinze bakaba ibigarasha,
bakajya hari ubwo yapfuye bigenda bite. Kandi uwo murage icyo mutazi buriya ikibi sibo ni bariya abana bo babyaye, bariya abana bafite agahinda, abana bariya abagabo bafite agahinda, arireba akareba bagenzi be bakuranye biganaga hano akababona batakibasha kubonana, aho yikinze arabivuga. Aho twavukiye mu nka, umwana iyo apfuye utamuraze inka nyinshi ngo akire, aho agiye hose agenda akubita inkoni yawe, igituro cyawe agenda agikubita inkoni, kuko aho agiye ibimukubise ubukene bwamukubita. Bakunda kugendana inkoni abantu bahariye, ayikubita hasi akavuga ati data ibi byose ni wowe. Bariya abana nabo bazajya bahora bakubita ibituro bya base wabo. Bana bacu bari hano, nimuzakubita inkoni ibituro byacu inkoni, ahubwo umusingi mwarawubonye, umurongo mwarawubonye, umurage turawubabwiye. Nyakubahwa First Lady, uru rugero mwakoze mukora iyi forum ya Unity Club mwafominze itarabagaho mu gihugu cyacu, ikabihuza abayobozi bangana batyo, nibo bayobozi bakuru ku rwego rw'igihugu cyacu, nibo bafata ibyemezo bya nyuma. Ikindi twaba dushaka ni iki? Niba mugiriye umwanya wo kwicara mukatuganiraho, mukaganira ku gihugu, ubuzima bwacyo, mwabana mwe, ikindi ni iki? Ndetse urugero ni bariya batoya bari muri iyi forum, kuba dufite ba ministers bangana kuri, tukagira abayobozi batoya b'abana bangana kuri, ubu muzavuga honorable Rwego, ubu muzavuga ngo mwabuze iki? Muzaze ejo mutwice nabi, baze abajenosideri bongere badukorera ibi muri aho ngaho, murangiye mutubwire ngo twabuze iki? Kandi nibajya kutugeraho, kubera ko nta mbaraga dufite, bazatugeraho ari mwebwe babanjije. Mu gisirikare buriya umugaba mukuru w'ingabo namubonye hano, ubu uyu munsi igihugu cyacu gitewe, retirees turi hanze n'abara bacyuye igihe, mu masaha atarenze 8 cyangwa 10 twaba twabonye inshingano twebwe abasaza, yadushyira muri pozisiyo z'igihugu zose tukazinjiramo, tugakaba ibyo bita gukaba. Bariya batoya bari active bagasohoka igihugu, nawe adusohora mu ndaki, kubera ko twebwe ubwo turi abasaza. Ubundi impamvu abantu bava mu ndaki, abatoya iyo barasumbirijwe n'umuriro wa haduyi, agira n'umwakana akavuga atari kuwakwiruka aduyi sinamusiga. Ariko abasaza twebwe twagiye muri iriya myobo ariyo ndaki, nawe wadukuramo, kubera ko ubuvuga uti simbasha kwiruka, ninsubira inyuma baramfata, ugwa hariya rero, kandi ujya kuhagwa aduyi wateye wamurangije. So ni ukuvuga ngo abasaza n'urubyiruko twashyira hamwe tukubaka iki gihugu uko afandi yagihaye umurongo, kigakomeza kikadadira, maze mukazareba abazaba Imana yahaye ubugingo buramba, ukuntu tuzaba tuganira turi abakecuru n'abasaza tuvuga atari murabona aho twavuye, murabona aho tugeze, nk'uko uyu munsi tubikora. Agira ngo Nyakubahwa First Lady mbashimire cyane muri uyu mwanya mwatugeneye. Jewe nibwo bwa mbere mvuga ijambo nk'iri imbere y'ubuyobozi bwacu bukuru. Ubundi navuga imbere ya CDS ho biroroshye, ariko kuvugira hano ibyo naba ndavuze bitameze neza, mwimenye ko haba harimo n'igihunga cyo kuvugira imbere y'ubuyobozi.